Nshuti muvandimwe ndagusuhuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, Umwami Imana iduhana umugisha. Imana ishimwe cyane ko iduhaye amahirwe yo kongera kwiga ijambo ryayo. Igihe tugiye gufatanya ni Majabu Areruya Tito, tukaba tugiye kwiga icyigisho cya kabiri cyangwa se ingingo ya kabiri ivuga ngo ububi bw'amadeni, uko twayahunga n'icyo dusabwa ngo tubashe kujya tuzigama. Reka rero mbere y'uko dukomeza mu cyigisho twubahe Imana aho turi, hanyuma dusenge. Mana yacu turagushimye cyane ko udukunda, uhora ubiduhamiriza, kandi kimwe mu bimenyetso bikomeye byerekana ko udukunda ni uko udahwema kuduhishurira ijambo ryawe, ukaduha umucyo wawe kugira ngo uturinde gusitara muri iyi si y'umwijima, ahubwo tubashe kugendera mu mucyo wawe nk'uko ijambo ryawe ribigaragaza. Tugushimiye ko uduhaye umwanya mwiza wo kongera kubumbura ibyanditswe byera, aho tugiye kwiga twifashishije Bibiliya ndetse n'umwuka w'abahanuzi, tugasobanukirwa n'icyo wavuze ku bijyanye n'imyenda cyangwa se amadeni, ndetse n'icyo dushobora gukora kugira ngo tuve mu bubata bw'ibyo bintu, ahubwo tubashe no kuzigama ku by'ubu buzima buzima, kandi nanone tubashe kugira icyo twizigamira ku bijyanye n'ubugingo buhoraho. Turaretse Mwuka Wera ngo abane natwe muri iki cyigisho, tubigusabye tubyizeye mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka Wera, amena. Rero nshuti muvandimwe, nk'uko nari maze kubivuga, ingingo z'ingenzi tugiye kuganiraho ni izi ngizi zikurikira. Amadeni cyangwa kugira imyenda bimaze gutesha abantu benshi umutwe. Mbese ubundi ni iki gituma abantu bafata imyenda? Mbese ni izihe ngaruka mbi ziterwa no kubatwa n'imyenda? Mbese kutishyura amadeni ni icyaha? Mbese twemerewe gufata ideni mu gihe tutazi aho ubwishyu buzava? Twakora iki ngo twirinde imyenda? Ni iyihe nama ihabwa abakozi b'abanebwe kandi batajya bazigama amafaranga? Kuzigama byamaze kuba ingorabahizi kuri benshi. Mbese twakora iki ngo tubashe kujya tuzigama ku butunzi bwacu? Izindi ngingo tugiye kurebera hamwe ni izi ngizi. Mbese kwigomwa ibyo kurya biboneye ni ukuzigama dusabwa? Mbese ababyeyi bacu basabwa kwigisha iki abana babo ku birebana n'ubutunzi? Mbese umugore n'umugabo basabwa kwitwara bate ku mafaranga y'umuryango, by'umwihariko mu gihe umwe muri bo atagira akazi? Mbese ni iyihe nshingano duhora dufite ku bakene n'abatagira kivurira? Mbese abasabiriza bagomba guhora bahabwa iby'ubuntu? Ni ubuhe bufasha nyakuri dusabwa guha abasabiriza ku bw'amahitamo yabo? Reka turebe icyo Uwiteka Imana yabivuzeho ibinyujije muri Ellen White. Ndetse uretse n'ibitabo by'umwuka w'abahanuzi turi bwifashishe, turaza no gukoresha Bibiliya. Amasomo ya Bibiliya aragenda aduhishurira umucyo kuri izi ngingo zitandukanye. Imana ishimwe ko nta kintu cyanjye ndi buvuge ubwanjye, ahubwo turi buyoborwe gusa n'ibihamya byo mu ijambo ry'Imana ndetse n'umwuka w'abahanuzi. Nshuti muvandimwe rero, ndakuraritse ngo nawe ubumbure ibitabo turagenda twifashisha, cyangwa se niba utabifite ukurikire, utege amatwi kandi wandike ibyigisho by'ingenzi uri buze gukura muri kino cyigisho. Tugiye guhera mu gitabo cy'Inama ku Busonga, paje 227, turakomeza tugere kuri paje 228. Benshi ntibakora ngo bageze ku rugero rw'ubushobozi bwabo, kandi na duke bungutse baradusesagura mu buryo buteye agahinda. Reka twumve uburyo Ellen White yabyanditse. Mwene data na mushiki wanjye, neretswe ko mugifite ibintu byinshi mugomba kwiga. Mu bihe bishize mwabayeho mudakurikiza ubushobozi mufite. Ntimwigeze mwiga kuzigama. Iyo mukorera amafaranga menshi, ntimumenya ukuntu mwayakoresha ngo abamaze igihe kirekire gishoboka. Mwebwe icyo mukora, mushaka kumenya gusa ibibaryohera cyangwa ibyo mukunda kurya no kunywa, aho kugira amakenga. Ibihe bimwe na bimwe mutanga amafaranga yanyu ku bwoko bw'ibyo kurya byiza bene so badashobora kwigondera. Amafaranga ava mu mifuka yanyu mu buryo bworoshye. Kudakoresha imbaraga zanyu uko mushoboye kose ni ikosa ku rwego rumwe,
n'urw'umutunzi ugundira ubutunzi bwe kuko abwifuza kandi akumva ariko abishaka. Ntabwo mukora ibyo mukwiriye gukora byose ngo mufashe umuryango wanyu. Mushobora kugira umurimo mukora igihe cyose uteguye neza, nyamara ntimushaka kwimenyereza kuguma ku murimo, kandi ngo mwiyumvemo ko mufite inshingano yo gukoresha igihe cyanyu n'imbaraga zanyu uko mushoboye kose kugira ngo mugere ku nyungu zihebuje izindi kandi mukabikorana kubaha Imana. Ikindi kintu cya kabiri tugiye kureba, hano umwuka w'abahanuzi aravuga ngo benshi ntibakora ngo bageze ku rugero rw'ubushobozi bwabo. Kandi na duke bungutse baradusesagura mu buryo buteye agahinda. Aya ni amagambo twari tumaze kureba, tugiye gukomeza dusome ibindi bihamya n'ubundi bijyanye n'aya magambo. Mu gukomeza mbere mu cyigisho rero, tugiye no kurebera hamwe muri aya magambo akurikiraho, uburyo kuba umunebwe ndetse no kutishyura imyenda ari icyaha kandi bisuzuguza izina ry'Imana. Turabisanga mu gitabo cy'Inama ku Busonga paje 231. Iri nawe yaranditse ati: idini uvuga ko ubereye umuyoboke ikwigisha ko ari inshingano yawe gukora mu minsi 6 y'imirimo, kimwe n'uko ari inshingano yawe kujya mu rusengero ku munsi w'isabato. Ntukorane umwete mu kazi kawe, wemerera amasaha, iminsi ndetse n'ibyumweru guhita nta kintu ukoze ngo ukirangize. Ikibwirizwa cy'ingenzi ushobora kubwiriza abari mu isi gikwiriye kugaragaza ivugurura rimaramaje mu mibereho yawe. Icyo kibwiriza ni ugutunga umuryango wawe. Intumwa y'Imana Pawulo iravuga iti: ariko niba umuntu adatunga abe, cyane cyane abo mu rugo rwe, aba yihakanye ibyizerwa kandi aba abaye mubi hanyuma y'abatizera. Biboneka mu rwa mbere rwa Timoteyo igice cya 5 umurongo wa 8. Hano baratangira batwereka yuko mu itegeko rya 4, itegeko ry'isabato, harimo amategeko abiri. Amategeko adusaba gukora iminsi 6. Umuntu rero udakora mu minsi 6 akishimira kuza kuruhuka isabato, nawe aba yishe isabato. Ndetse kandi n'umuntu ukora akarenza urugero ku isabato akirirwa ari gusinzira, nawe aba yishe isabato. Rero ni nako kandi kujya mu rusengero ku munsi w'isabato nabyo ari inshingano iboneka muri iryo tegeko. Nubwo uyu munsi abantu batakizera mu buryo bwuzuye agaciro k'urusengero, ariko hano umwuka w'abahanuzi waragaragaje ngo ni nako ari inshingano yawe kujya mu rusengero ku munsi w'isabato. Imana ishimwe ko ibihamya by'umwuka w'abahanuzi biba bisobanutse kandi bitubuza kugwa mu bwaka cyangwa se kuyoba, ahubwo buri murongo wose ku murongo ukurikiyeho buri kimwe cyose kiba cyarasobanuwe. Ayo ni amagambo aboneka n'ubundi mu gitabo cy'Inama ku Busonga paje 231. Hano rero icyo turi kwibandaho cyane ni uburyo ubunebwe budakwiriye na gato. Tugiye kubyumva mu magambo akurikiyeho, ndetse turaza no kubona yuko iyo umuntu afashe ideni kandi ntaryishyure abarwaho icyaha cy'ubujura. Rero nawe yaranditse ati: utukisha umurimo w'Imana igihe uhisemo gutura ahantu utazabona icyo ukora mu gihe runaka, noneho bikaba ngombwa ko ufata imyenda kugira ngo ubone uko utunga umuryango wawe. Iyo myenda wafashe uzi neza ibihe byose siko bigushobokera kuyishyura, nuko ukimukira ahandi hantu. Ibyo ni ukuriganya mugenzi wawe. Ab'isi biteze kubona ubunyangamugayo budakebakeba mu bantu bavuga ko ari abakristo bagendera ku mahame ya Bibiliya. Iyo dukomeze n'undi muri kino gitabo, bakomeza batubwira ngo iyo umuntu umwe yigize ntibindeba ku byerekeye kwishyura imyenda arimo abandi, abantu bacu bose baba bari mu kaga ko kugaragara nk'abantu batari abo kwiringirwa. Rero uretse no kuba ari ukuriganya mugenzi wawe bikaba ari icyaha imbere y'Imana, binatuma abandi bantu nabo bahinduka abatizerwa. Ni ukuvuga ngo uba ushyize icyasha ku itorero ryose. Kandi ikindi kintu batubwiye kwitondera, gutura ahantu tutazabasha kubona icyo dukora, nabyo ubwabyo ni amahitamo atari mu bwenge. Uhereye igihe Imana yabwira Adamu ko azajya arya atutubikanye, ni icyerekana yuko koko azarinda asubira mu gitaka bikimusaba gututubikana. Rero guhunga imirimo, kujya ahantu utazabona imirimo,
nta kindi bizakubyarira, ni uko uzabura ibigutunga maze ukajya mu myenda ugatangira ukandavura kandi ugasebya izina ry'Imana. Ni ingenzi cyane no gutekereza aho tugiye gutura tukareba niba tuzahabona ibyo gukora, kandi byaba bitanahari tukabirema, ariko tugakora ibintu bigomba kudutunga kugira ngo duheshe izina ry'Imana icyubahiro. Tugiye gukomereza rero ku magambo avuga ngo igituma abantu bahora mu myenda n'ingaruka mbi zo kugira imyenda. Turasoma noneho igitabo cy'inama zigirwa itorero, paje 192 mu gitabo cya Soft. Ubwo hano turifashisha Soft, igitabo cya mbere cya Soft, aho kugira ngo bibe igitabo cya kabiri gishyashya cyasohowe n'itorero, ahubwo turi gukoresha igitabo cya mbere. Soft yari ihari, yari irimo umugabane wa mbere n'uwa kabiri. Ubu rero tugiye gusoma paje 192. Ingo nyinshi zikennye zikeneshwa n'uko batagaguza amafaranga uwo mwanya bamaze kuyabona. Gukoresha imari ku mpamvu iyo ari yo yose kandi utarayibona ni umutego. Aya ni amagambo akomeye cyane. Abantu benshi ngo impamvu bakena kandi bakaguma no mu bukene bwabo ni uko batagaguza amafaranga uwo mwanya bakimara kuyabona. By'umwihariko nko ku bantu bahembwa, ugasanga akimara guhembwa nta nubwo byamushobokera ko amafaranga yamarana iminsi 2. Abagerageje kuba intwari ugasanga ntibarenze icyumweru bakiyafite, baba bayamaze kare. Rero iyo ni impamvu ikomeye umwuka w'abantu ugaragaje ituma nayo abantu bahora mu bukene. Ikindi cya kabiri, bavuze gukoresha amafaranga nyamara utarayabona. Ukavuga ngo niteze kubona amafaranga runaka, hari ayo nzabona ndayateganya, warangiza ugatangira kujya kwaka abantu imyenda, ugatangira kuyarya nyamara utarayabona. Birashoboka yuko ayo ngayo witeze utazayabona. Ikindi cya kabiri, tugomba no gusobanukirwa buriya amafaranga wari kuzabona yagomba kuzagufasha uhereye ku munsi uzayaboneraho. Muri make ni amafaranga yagomba kuzagufasha mu hazaza. Rero iyo yariye mbere uba uriye ahazaza. Icyo ni ikintu abantu bagomba kuzirikana kandi bakacyitaho. Nubwo uyu munsi Satani yatanze uburyo bwinshi abantu bafatamo imyenda, abandi bagafata avance sur salaire, ibyo byose ni uburyo bwo kurya ahazaza, kandi ababijyamo mu buryo bumwe cyangwa ubundi bazasobanukirwa neza icyo Imana yavugaga muri bino bihamya. Ab'isi bashobora kwiringira yuko abavuga ko ari abakristo ba Bibiliya ari abakiranutsi cyane. Umuntu umwe gusa iyo atitaye ku kwishyura ibikwiriye, abantu bacu bose bajya mu kaga ko gutekerezwa ko atari abiringirwa. Abavuga ko bubaha Imana bose bakwiriye kubahiriza inyigisho bemeye, ntibatange urwaho rwatuma ukuri gusuzugurwa babikoresheje kutitonda mu migenzereze yabo. Intumwa Pawulo iravuga iti ntimugire umwenda wose. Dukomeje n'icyigisho, abenshi cyane ntibigishije uburyo bwo gukoresha imari yabo mu buryo buhwanye n'imari babona. Ntabwo biga kubaho mu buryo buhwanye n'uko bameze. Nuko bakaguza, bagakomeza kuguza kugeza ubwo imyenda ibasaguka, bikageza aho bituma bacogora maze bakiheba. Igihe uzaba wongeye guhagarara ufite umudendezo, nta muntu n'umwe ubereyemo umwenda, uzaba ugeze ku ntsinzi ikomeye. Murarebe hatagira umuntu ukoresha uburyo bwatuma agira umwenda. Iyo umuntu amaze kugibwamo n'imyenda, aba amaze kugwa mu mutego wa Satani ategesha abantu. Tuzirikane yuko no mu gitabo cy'imigani Imana yabihishuye mu buryo bwahoranije, aho bavuze ngo iyo ugurije umuntu aba ahindutse imbata yawe, mbese uba ugiye kumutegeka. Rero na hano nicyo bari kwerekana, umuntu umaze kubatwa n'imyenda agera agatakaza umudendezo, agatangira kugenda yihishahisha, ahunga abantu, ibibazo bikamurenga, ndetse no kubaha Imana kwe kukagabanuka. Birumvikana yuko n'ubutunzi yagomba gutanga mu murimo w'Imana bugeraho bugahagarara. Ariko hano batanze inama ngo igihe uzaba wongeye guhagarara ufite umudendezo, nta muntu n'umwe ubereyemo umwenda, uzaba ugeze ku ntsinzi ikomeye. Icyo nicyo kintu abantu bagomba guharanira. Turaza kugenda tubireba ndetse n'uburyo umuntu yabigenza kugira ngo ino myenda abashe kugira gute kuyivamo. Rero tugomba gukoresha uburyo bwose bushoboka kugira ngo twirinde tutagira umuntu tujyamo umwenda. Ntabwo tugomba kumva ko umwenda ari ikintu cyiza. Ntabwo tugomba kumva yuko byanga bikunda tugomba kubaho dufite imyenda. Abantu benshi basigaye bavuga ngo ntabwo watera imbere udafashe imyenda, ariko ibyo bihabanye n'icyo ijambo ry'Imana rivuga. Rero niba ibyo ngibyo bivuguruza ijambo ry'Imana, dukwiriye gusobanukirwa neza ko
Iyo ari imvugo ya cya kiyoka, ni imvugo ya Satani. Reka tugaruke mu gitabo cy'Inama ku Busonga, paje 232, turakomeza kuri paje 233. Ni byiza kubabazwa n'ubukene kurenza kubatwa n'akamenyero kabi ko guhora uguza amafaranga utazi aho ubwishyu buzaba. Tujye kwira mu magambo arambuye kuri Nabati yabyanditse. Akamenyero ko kuguza kugira ngo ubashe gukemura ikibazo cyihutirwa kandi utabanje gutekereza aho ubwishyu buzaturuka, nubwo ibyo bikunze kuba ku bantu benshi, ni imigirire ica intege. Nta muntu ushobora kwihunza inshingano mu gihe akoresha umutungo w'Uwiteka maze ngo ye kugibwaho n'urubanza. Niba umuntu ashobora kwihunza umurimo, ntatange amafaranga yo gushyigikira ivugabutumwa, ntatange icya 10 n'amaturo, akabikora yitwaje ko yabaswe n'imyenda, ntabwo abura kugerwaho n'urubanza. Muri make icyo cyaha n'ubundi Imana irakibara. Abantu bose bagenza batyo baba bihakanye Kristo binyuze mu bikorwa byabo, nubwo baba bavuga ko bakomeza kandi bakigisha amategeko y'Imana. Ntibabungabunga amahame ari mu mategeko y'Imana. Niba abantu babona ukuri kudahinduka ngo bagire imico ihura n'imbaraga yeza y'ukuri, bazaba ari impumuro y'urupfu izana urupfu, nk'uko biboneka mu rwa 2 rw'Abakorinto igice cya 2 umurongo wa 16. Bazerekana nabi ukuri, bagutukishe kandi batume Kristo we kuri asuzugurwa. Reka rero noneho turebe inama yatubashisha gucika ku myenda, ndetse inama yadushoboza kwirinda amadeni. Ni uko tugomba kwirinda amadeni nk'uwirinda indwara y'ubushita. Iboneka mu gitabo cy'Inama ku Busonga, paje 236. Reka twumve uko Ellen White yabyanditse. Ukwiriye kumasha ntiwongere gufata umwenda. Emera kwigomwa ibintu 1000 aho kugira ngo ujyemo imyenda. Kujya mu myenda byabereye umuvumo ubugingo bwawe. Irinda umwenda nk'uwirinda indwara y'ubushita. Ngaho sezeranira Imana kubwo gufashwa nayo ko uzishyura imyenda yose, ugasigara nta muntu n'umwe ufitiye umwenda, nuramuka wemeye gutungwa n'igikoma n'umugati. Biroroshye cyane ko ukura ibiceri 25 mu mufuka ukabitanga ku bintu by'ikirenga bitari bikenewe mu gihe utegura ameza yawe. Ita ku gucunga neza amafaranga ufite, bityo azicunga ubwayo. Udufaranga duke ukuye hano n'utundi ukuye hariya niyo akoreshwa mu bintu nk'ibyo, kandi iyo yongeranyijwe niyo ageraho agahinduka amafaranga menshi. Nibura gerageza kwigomwa igihe ugoswe n'imyenda impande zose. Ntucike intege kandi ntucogore cyangwa ngo usubire inyuma. Igomwe ibikuryohera, igomwe ibyo kurya n'ibyo kunywa, izigamira amafaranga maze wishyura imyenda ufite. Ikiranure nayo vuba bishoboka. Iyi ni inama Imana yanyujije mu muhanuzikazi Ellen White, kandi umuntu wese wahitamo kuyikurikiza akabikora asenga yizeye kandi yicishije bugufi, Imana yiteguye kumushoboza. Ariko birasaba kwigomwa, ndetse ngo birashoboka ko umuntu ashobora no kugeraho agatungwa n'ibyo kurya byoroheje hanyuma y'ibindi, igikoma n'umugati, ariko akabaho noneho abasha kugira ibyo azigama kugira ngo yishyure imyenda yose. Umukozi wese agomba kugira icyo yinjiza kandi agaharanira kuzigama amafaranga menshi kuruta ayasohora. Tugiye kubisoma mu buryo burambuye mu gitabo cy'Inama ku Busonga, paje 244 ndetse na paje 245. Buri mukozi wese agomba guharanira kugira umwete no gukora kugira ngo azigame amafaranga kuruta uko yayasohora. Aha rero Imana yatugiriye neza mu buryo bwose bushoboka. Yaduhaye inama y'ingenzi. Ni uko abantu bagomba kugira intego yo gusohora bike ahubwo bakazigama byinshi. Ariko ikibabaje, abantu bo bakoresha uko bashoboye ngo basohore byinshi cyane bazigame duke dushoboka. Ariko kandi abenshi cyane muri bo ni abatazigama na gato. Bwira abantu bagira ubushake bwo gukoresha amafaranga kandi ntacyo binjije uti: ni inshingano yanjye gukoresha neza umutungo muri buri rwego ndimo rwose. Sinshobora gushyigikira abantu basesagura umutungo. Sinshobora kurekura amafaranga ngo agurwe ibintu bidakenewe. Ano magambo arakomeye cyane ariko Imana ishimwe cyane kuko yayaduhaye ngo kandi tuyasobanukirwe ndetse tuyashyire no mu bikorwa. Abantu benshi ikosa rikomeye cyane ngo bakora
ni ugusohora amafaranga nyamara ari ntacyo binjize, nta mafaranga bigeze binjiza runaka. Ushobora no gufata amafaranga uhembwa ku kwezi ukagabanya iminsi 30 ukareba ese ku munsi mu by'ukuri mba ninjije angahe. Niba uwo munsi usohoye amafaranga aruta ayo wakabaye winjije uwo munsi, ibyo bisobanuye ko uba wamaze kujya mu madeni mu buryo runaka. Rero mbere yo gusohora amafaranga ujye ugenzura ibibazo uti ubundi uyu munsi ninjije angahe mu by'ukuri. Ese niba ninjije ibihumbi 100 mu kwezi kumwe nyamara nkaba nshaka gusohora ibihumbi 300 mu kwezi kumwe, ese ubwo imibare yanjye imeze ite? Reka dukomeze twumve uburyo Imana yarushijeho kubiduhishurira ibinyujije mu mwuka w'abahanuzi. Kuva ku muntu ukomeye kurusha abandi ukageza ku woroheje hanyuma y'abandi, abakozi b'Imana bose bakwiriye kwiga gukoresha neza umutungo. Iyi ni inshingano, nta muntu ugomba kuvuga ngo ndinjije muri ibi, ahubwo buri wese agomba kubyiga akabimenya agasobanukirwa umutungo. Iyi ni inshingano ikomeye cyane buri gisonga cyose gihabwa, kandi umuntu wese waremwe n'Imana ni igisonga cyayo. Kandi wabimenya utabimenya, wabyihunza ukabyirengagiza, ntiwige gukoresha neza umutungo, igihe kimwe ibitabo bizabumburwa ndetse n'ikindi gitabo kizabumburwa nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga. Rero buri wese azasobanura uko yakoresheje ibyo Imana yamuragije byose. Ni mutyo umuntu wese yibwira ati nkwiriye gukumira muri njye ibyifuzo bimbwira gukoresha amafaranga igihe bitari ngombwa. Aha rero barimo baratwereka inzira. Kugira ngo tubashe guhunga imyenda, tugomba gukumira ibyifuzo bitubata bigashaka kutuyobora no kudutegeka. Ukibaza uti mbese iki kintu ndamutse nkiretse hari icyo naba? Ni muri ubwo buryo Ellen White nawe yifashishaga, akagenda areka ibintu byinshi cyane bitandukanye yatangagaho amafaranga, igihe abona yuko aramutse abiretse mu by'ukuri ntacyo yaba. Nuramuka ubigenje utyo uzasanga hari ibintu byinshi cyane utazongera gukora, maze usobanukirwe ibyo bintu ari byo byatuma guhora mu bukene. Ni mutyo abantu bakora mu murimo w'Imana babe abinjiza umutungo kimwe n'uko bawukoresha. Abantu bose bakora mu murimo w'Imana, abavuga ko ari abizera b'ijambo ry'Imana, bagomba kuba abantu bashaka umutungo kandi bakawubona, ariko kandi bagasobanukirwa n'uburyo bwiza bwo kuwukoresha. Nimwitegereze ukuntu umurimo ari mugari, maze mukumire ibyifuzo bitari ibya gikristo byo gukoresha amafaranga mu buryo bwo kwishimisha. Mbere yo kugura ikintu wifuza, jya ubanza urebe ubunini bw'ikiguzi cyacyo. Hari ikiganiro mperutse gukurikira bari gutanga inama, baravuga ngo nujya kugura ikintu ukumva igitekerezo kikujemo ako kanya ngo kino kintu kigure, ujye ufata ku nda yawe cyangwa ufate ku mutima wawe uvuge ati iki kintu mbaye nkiretse ngiye gutegereza amasaha 48. Ntekereza ko abantu bize ibijyanye n'icungamutungo ekonomi birashoboka ko iryo tegeko baryize, amasaha 48 kuyategereza. Naramuka ashize cya kintu koko wumva kikikurimo aba ari uzakigura, ariko naramuka ashize ukumva byakuvuyemo uzamenye ko wari ugiye guhubuka. Aha naho rero barimo baratwereka ukuntu umuntu agomba kubanza kwitonda cyane agatekereza ku kintu agiye kugura, ikintu agiye gutangaho amafaranga. Aya ni amahirwe ya buri muntu wese kugira ngo ahagarare mu mugabane we no mu mwanya umukwiriye. Ni mutyo buri muntu agerageze kugira icyo yinjiza. Abantu bose bagomba gushaka ibyo bakora, bagomba gushaka ibyo binjiza. Abari mu murimo w'Imana bakwiriye kugira ubushake bwo gutanga ubufasha aho bukenewe hose. Bakwiriye gusohora amafaranga make ku buryo bwose bushoboka, kubera ko hazabaho ibintu bya ngombwa bikeneye gukorwa mu murimo w'Imana, maze buri faranga ryose rikaba rikenewe kugira ngo umurimo w'Imana ubashe kujya mbere. Ikindi kintu nibutse twize turi gutangira kino cyigisho, ni uko ngo buri muntu wese agomba kuba utunga urugo rwe. Abantu bamwe Satani yagiye abayobya abereka yuko batagikeneye gushaka amafaranga, maze rero nibicara ntibagire icyo binjiza, ikizababaho ni ugusekizwa n'ubukene bukabatera nk'ingabo, nk'uko mu gitabo cy'imigani babisobanura. Igitabo cy'imigani umurongo wa 6 nako igice cya 6, aho bavuga iby'ubute bakaturarikira no kwigira ku kimonyo. Rero hari naho barerekana ko umugabo rero cyangwa se nyir'urugo, yaba umugabo yaba umugore, udakora ngo ashake icyo akora kizima gituma atunga urugo rwe, uwo ngo aba abaye mubi cyane imbere y'Imana kurenza n'umupagani. Rero bavandimwe bagenzi banjye,
niba satani yarakugushije muri icyo kinyoma kimeze gutyo, ukaba usigaye warabaswe n'ibintu runaka bituma usohora amafaranga menshi kugeza ubwo utakibasha gutunga umuryango wawe, ukaba warabaswe na za betingi ndetse n'ibindi bitandukanye byagutwaye amafaranga bigatuma utakibona amafaranga yo gutunga urugo, umenye ko n'imbere y'Imana uri umunyacyaha, n'imbere y'Imana ubarwaho urwo rubanza, kandi ngo uba ubaye mubi cyane hanyuma y'utizera kurenza ndetse n'umupagani. Ibyo rero Imana ishimwe ko yongeye kudukebura ikaduha ayo mahirwe ngo twongere dutekereze cyane kuri ibyo bintu. Tugiye gukomeza rero ku magambo avuga ngo ntidukwiriye guharanira kwiyerekana. Iki ni kimwe mu bintu byadufasha bikatubatura ku bintu byatugize imbata. Ntidukwiriye guharanira kwiyerekana, tugomba kwirinda kujugunya icyabasha kongera gukoreshwa, kandi tukabara neza uko amafaranga yose yakoreshejwe. Tujye kwifashisha n'ubundi cya gitabo cy'inama zigirwa itorero cya Soft, paje 191 ndetse na paje 192. Nk'uko nabisobanuye, hari Soft irimo umugabane wa mbere n'uwa kabiri, ariko kandi hari na Soft yasohotse vuba irimo umugabane wa mbere, wa kabiri n'uwa gatatu. Paje ndi kuvuga rero ni iziboneka muri icyo gitabo cya mbere cya Soft kirimo umugabane wa mbere n'uwa kabiri gusa. Tugiye kureba aho cyangwa se icyo twakora none kugira ngo tubashe kuzigama. Twakora iki ngo tubashe kuzigama? Ese ubundi abantu babasha kuzigama nubwo baba binjiza amafaranga make babigenza bate? Ni irihe banga? Abantu babigenza bate? Ibyo byose ni ibintu tugomba kureba, kandi turifashisha n'ubundi Bibiliya ndetse n'umwuka w'abahanuzi, aho Imana yiteguye kuduhishurira mu buryo bwuzuye icyo dukwiriye gukora mu by'ukuri. Uwiteka ashaka yuko abantu be batekereza neza kandi bakitonda. Ashaka yuko biga kuzigama mu kintu cyose, ntibagire icyo bapfusha ubusa. Mukwiriye kwiga kumenya igihe cyo kuzigama n'igihe cyo gukoresha amafaranga. Ntitubasha kuba abayoboke ba Kristo keretse twiyanze tukikorera umusaraba. Dukwiriye gutanga tugereranya, duteraniriza hamwe akantu gato kose, mudoda imitwe y'imyenda yanyu yacitse, kandi mukamenya ibyo mushobora kwita ibyanyu. Mukwiriye kubara utuntu twose mwakoresheje mwinezeza. Mukwiriye kumenya icyo mwakoresheje mushaka kwimara ipfa, kandi mwimenyereza irari ribi ryo kugira inda nini. Amafaranga mwakoresheje ku byo kurya by'imburamumaro biryoshye yabasha kongerwa ku yo kunezeza ab'urugo ku bintu bikwiriye kandi bibagiriye umumaro. Ntimukwiriye kuba abanyabuntu buke, mukwiriye kwikiranukaho, bagakiranuka no ku bavandimwe. Ubuntu buke buvutse imigisha y'Imana. Gutanga birenze urugero nabyo ni bibi. Agatoya kagiye wibwira yuko ntacyo kamaze, hanyuma iyo utekereje usanga karimo byinshi. Ntarakomeza, hano bavuzemo ibintu byinshi cyane byerekana uburyo dushobora gukoresha ngo tuzigame, twirinde gupfusha ubusa. Niba ari imyenda yacu, tugomba kumenya uburyo dushobora kuyidodera tutagiye gutanga amafaranga. Mu yandi magambo, ikintu cyose bishoboka ko twakikorera, cyangwa akaba ari ikintu dushobora no kwiga tukamenya uburyo natwe tuzajya tukikorera, tugomba kubikora. Ayo yose mafaranga nubwo umuntu yumva ko ari make, ariko hano rero bati yatanze inama y'uko ibyo byose tugomba kubyiga tukajya tubyikorera. Ayo mafaranga azaba arimo arazigamwa. Ikindi kintu cya kabiri bavuze no gutanga, tugomba gutanga, ntabwo tugomba kuba abanyabuntu buke. Nyamara kandi mu gutanga birenze urugero nabyo ni bibi. Hano barerekana yuko tugomba kwirinda ibintu byose, yaba ari ku ruhande rumwe cyangwa ku rundi, kuko ngo no gutanga birenze urugero ni bibi. Amafaranga make uretse akagucika akajya hariya andi akajya hariya, iyo yateranyije usanga abaye menshi. Ikindi cya gatatu bavuzemo hano ni ukwirinda kwiyerekana, kwinezeza. Kugira ngo umuntu asobanukirwe neza amafaranga apfusha ubusa, yagakwiye kumenya kubara, akajya abara buri kimwe cyose, akabara amafaranga yakoresheje ku bintu bizima, akabara amafaranga yakoresheje mu kwinezeza, akabara amafaranga yakoresheje mu guhaza ipfa no kugira inda nini. Ayo yose iyo uyabara ukayitegereza, ukareba amafaranga watanze kugira ngo uhaze irari ry'inda, ukabibara mu kwezi kumwe, ubutaha ukabibara ukwezi kwa kabiri, ukwezi kwa gatatu ntabwo watinyuka kongera kubikora. Rero niyo mpamvu hano batanze inama, abantu benshi ntabwo bazi uburyo ahantu amafaranga yabo ashirira, ariko baramutse bize kubara ndetse bakajya babyandika,
ntabwo bakongera kugira imibare y'ubupfapfa imeze nk'iyo bagize mu kwezi kwabanje. Iyo bavuze kwiyerekana rero ni ingingo ikomeye cyane, niyo mpamvu nifuje no kuyitindaho, kandi ndagira ngo mbivuge mu buryo burambuye. Kwiyerekana, gushaka kwigaragaza nk'umukire kandi utari we, ndetse n'iyo waba kandi uri umukire, ntabwo biguha uburenganzira bwo kugura ibyo wiboneye byose, ahubwo buri gihe turakirwa kuzigama. Abantu benshi baharanira kunezeza abashyitsi. Niba afite abashyitsi, nk'uko babisobanuye mu gitabo cy'inama ku mirire n'ibyo kurya ndetse no mu gitabo cy'urugo rwa Gikristo, abantu benshi ngo usanga baharanira kunezeza abashyitsi. Niba abashyitsi babasuye, bagateka ibyo kurya by'amoko menshi cyane ndetse bihenze, kugira ngo umushyitsi aze gutaha avuga ati bari abantu koko ni abakire bagezeyo, nyamara ibyo ni ugutukisha izina ry'Imana. Ariko uretse n'abashyitsi, ugasanga umuntu ntabwo ashobora kugura ibikoresho biciriritse kandi bikomeye biramba byo mu nzu, ahubwo araharanira kugura ibikoresho bihenze cyane ndetse rimwe na rimwe byangirika ubusa. Ellen White muzasome neza mu igitabo cy'urugo rwa Gikristo, ku gice kivuga ngo gushyira ibikoresho mu nzu no kurimbisha inzu. Ellen White afite amagambo yanditse akomeye cyane, aho yasobanuye ko abantu bagomba kugura ibikoresho biciriritse byo mu nzu. Ikindi cya kabiri, bitameneka ubusa, bitangirika ubusa. Icya gatatu, bagomba kugura ibikoresho bitazajya bigorana cyane kubikorera isuku cyangwa ngo bihende. Nyamara uyu munsi abantu ntabwo bita kuri izo nama, n'abafite icyo gitabo ntabwo bagishyiraho umutima ngo bakige bagisome. Nyamara Imana yatanze umurongo wose uzadufasha kubaho tunezerewe no kugubwa neza. Nyamara Satani kuko azi neza ko icyo gitabo kizadufasha, akidushyira kure. N'abagifite ugasanga cyatoye ivumbi ntabwo bakiga, n'abakiga Satani akabototera kugira ngo batabasha gushyira amahame akirimo mu bikorwa. Rero nshuti muvandimwe, uretse n'ibi turi kwiga ndetse n'ibyo biboneka muri icyo gitabo, n'ibindi byose umuntu ashobora kwiga, tugomba kubyiga kandi dusenga dusaba kugira ngo Imana iduhishurire icyo yifuza ko dukuramo, maze nitumara kugikuramo tugishyire mu bikorwa, tuzabashe kubaho imibereho Imana itwifuriza. Uyu munsi abantu baragura imodoka zihenze, umuntu akagenda akagura imodoka y'agatangaza, uyibonye wese agakura ingofero ati kanaka yarakize, kanaka yagezeyo. Nta muntu ugishaka kuba mu nzu yoroheje, buri wese arashaka kubaka etaje. Baraguza miliyoni zitabarika ngo babe muri etaje. Ukagenda ukagura imodoka ihenze, uzi neza ko ihenze ariko nta kintu kidasanzwe, uzi neza ko kuyikoresha bigoye, birahenze, ni imodoka isaza vuba, ni imodoka ishobora kugonga akantu gatoya, kuyikoresha bikaba ikibazo. Kubera iki Satani arimo arashuka abantu akabebya muri ubwo buryo? Rero nshuti muvandimwe, nta kintu na kimwe Imana itagaragaje, ndetse niyo mpamvu ibyo umuntu akoze akabona ingaruka zabyo, ntabwo aba agomba gushyira amakosa ku Mana. Nk'uko turimo turabyiga hano, turaza ndetse n'ubu turimo turabona neza, dusobanukirwa ko Imana yo nta kintu itakoze, ahubwo amafuti yacu ya kimuntu ndetse na kamere yaguye niyo atuma duhura n'ingaruka duhora nazo. Nshuti muvandimwe, nari nifuje gushimangira icyo kintu kugira ngo abantu bahumuke amaso barebe ese ibyo barimo barakora bimeze bite. Reka rero dukomeze turebe mu gitabo cy'inama zigirwa itorero, dusobanukirwe ubundi buryo twakoresha cyangwa se twakwifashisha kugira ngo tujye tubasha noneho kuzigama ndetse no kwirinda amadeni. Igihe ugeragejwe gukoresha amafaranga ku tuntu duto two kwirimbisha, ujya wibuka kwiyanga no kwitanga. Yesu yihanganiye kugira ngo abashe gukiza umuntu wacumuye. Abana bacu bakwiriye kwigishwa ngo bagire kwiyanga no kwitegeka. Impamvu itera abagabura benshi cyane kwiyumvamo yuko bakomerewe cyane ku byerekeye imari, ni uko batarwanya irari ryabo n'ibyo bifuza. Igituma benshi bakena cyane maze bikabageza kure, biterwa n'uko bashaka kunezeza abagore babo n'abana babo mu byo bararikiye birengeje urugero. Mbega uburyo ababyeyi bakwiriye kwigisha abana babo ibyo kuzigama bitonze, bakabigishiriza ku mategeko no ku byitegererezo. Aha rero n'abagabo bagomba kwitonda kandi bakitwararika. Ntabwo umugabo agomba gutegekwa n'umugore we kugira ngo ahaze ibyifuzo bye birengeje urugero, ndetse n'umugore nawe ni uko. Buri wese agomba gufasha mugenzi we akamugenzura,
bakicara bakongera bagasoma ijambo ry'Imana bakareba ese ibyo bagiye kugura, ibyo bagiye gushoramo amafaranga yabo, amafaranga yabo bagiye gutanga atagira ingano ku kintu runaka, ese icyo kintu kirakwiriye? Si byiza rwose kwigira umukungu cyangwa kwigira ikindi icyo ari cyo cyose kirenze ukuri. Turi abayoboke b'Umukiza w'umugwaneza kandi wicisha bugufi. Ntidukwiriye kubabara niba abaturanyi bacu bubaka amazu bakayarimbisha mu buryo tudashobora gukurikiza. Ntabwo dukwiye kubabara. Mbega uko Yesu areba uko turi abanyabwiko cyangwa se abanyabwiko mu byo kubika ibintu, tunezeresha irari ryacu no kunezeza abashyitsi bacu cyangwa kwinezeza mu byo twifuza, ni igishuko kuri twe kugambirira kwerekana yuko dukize cyangwa kwemerera abana bacu kubikora. Murabona yuko ibyo navuze n'ubundi no muri kino gitabo babikomojeho. Nta kintu gishobora gukoreshwa cyagakwiriye kujugunywa. Ibyo bigomba ubwenge no gutekereza no guhora witonda. Neretswe yuko kutabasha kuzigama mu tuntu duto ari impamvu imwe ituma ab'ingo nyinshi bicwa n'ubukene bwo kubura ibikwiriye ubugingo bwabo. Ibi byose Imana yarabimuhishuriye, yarabimweretse. Kandi yarabimweretse kugira ngo natwe azabitwereke, niyo mpamvu yabyanditse. Rero Imana ishimwe cyane, Imana ihabwe icyubahiro yuko uyu mucyo wose Imana yawuduteguriye. Kuzigama, nanone ingingo tugezeho iravuga ngo kuzigama ntibitanga uburenganzira bwo kwima umubiri ibyo ukeneye byo kuwutunga. Nanone ikintu cyose wakora nubwo cyaba ari cyiza gute, iyo ugikoze ukarenza urugero kiba kibi. Rero na hano nicyo bari kuvuga. Nubwo dusabwa kuzigama, ntabwo tugomba kwima umubiri ibyo ukeneye. Biboneka mu inama ziyigwa itorero, paje 193 mu gitabo cya Soft. Inaweti yaranditse ati, igihe umubiri utitaweho kandi wangijwe, Imana ntiba ihawe icyubahiro. Icyo gihe ntabwo uba ugikwiranye n'umurimo wayo. Kwita ku mubiri ubikoresheje kuwugaburira ibyo kurya biryoshye kandi bitera imbaraga ni inshingano imwe mu nshingano ya mbere ya nyir'urugo. Ni byiza cyane kwambara imyambaro y'igiciro gike no kugira ibintu bike byo kurimbisha inzu kuruta kugugumiriza mu byo gutanga ibyo kurya. Bene ingo bamwe baha ab'ingo zabo ibyo kurya bike kugira ngo babike amafaranga yo kuzaremera abashyitsi ibirori. Ibyo ni ubwenge buke. Mu byo kuzimanira abashyitsi niho hakwiriye gukoreshwa ibyoroheje rwose. Ibikenewe n'ab'urugo nibyo bikwiriye kwitabwaho mbere y'ibindi. Kugira ubwenge buke mu kuzigama no kugira ingeso yo kwigana abandi kenshi bizitura uburyo bwo gucumbikira abashyitsi igihe bikwiriye kandi bibasha kuzana umugisha. Ibyo kurya bisanzwe bijya ku meza yacu bikwiriye kuba ibyo kurya umushyitsi utiteguwe abasha guhabwa. Umugore w'urugo atagombye kugira umutwaro wo kwitegura ibiruseho. Kuzigama si ukugira ubugugu, ahubwo ni ugukoreshanya amafaranga ubwenge, kuko hariho umurimo ukomeye w'Imana ukwiriye gukorwa. Imana ntihatira ubwoko bwayo kwigomwa ibikwiriye amagara yabo n'umunezero, kandi ntiyemera gutagaguza no kwaya amafaranga no kwirata. Aya ni amagambo akomeye, reka nyasubiremo. Kuzigama si ukugira ubugugu, ahubwo ni ugukoreshanya amafaranga ubwenge, kuko hariho umurimo ukomeye ukwiriye gukorwa. Imana ntihatira ubwoko bwayo kwigomwa ibikwiriye amagara yabo n'umunezero, kandi ntiyemera gutagaguza no kwaya amafaranga no kwirata. Nshuti muvandimwe, tugeze ku magambo avuga ngo ababyeyi bagomba kwigisha abana babo kuzigama no kugira ubuntu. Biratangaje cyane kubona uburyo bino bintu bibiri bigomba kugendana, kuzigama no kugira ubuntu. Ndetse mu gitabo cy'inama ku busonga, nimugisoma mwitonze, hari amagambo muzageraho avuga ngo kwingingirwa kuzigama. Ndetse nimukomeza mugasoma, hari andi muzageraho avuga ngo kuzigama kugira ngo utange. Rero ni ibintu buri gihe bigendana. Ugomba no kuzigama kugira ngo ubone icyo utanga. Icya kabiri, kuzigama ntabwo bituma utagira ubuntu. Byose biragendana, ariko kutazigama bikaba bibi kurenzaho. Ariko kandi no kutagira ubuntu bikaba bibi nabyo kurushaho. Reka dusome twumve mu gitabo cy'inama zigirwa itorero, paje 193 ndetse na paje 194 mu gitabo cya Soft. Twumve icyo Umwuka w'Abahanuzi wabivuzeho.
mujye mwigisha abana banyu yuko ibyo bafite byose ari iby'Imana kandi yuko ibyo nta cyabihindura. Ibyo bafite byose ni ibyo baragijwe kugira ngo izarebe uko bayumvira. Amafaranga ni ubutunzi bukenewe, ntakwiriye gupfushwa ubusa ku batayakeneye. Hariho ukeneye impano zanyu n'urukundo. Niba ufite ingeso yo kwaya, yice mu bugingo bwawe vuba uko bishoboka kose. Nutagira utyo uzahora uri umutindi iteka ryose. Ingeso ya kamere y'abasore muri iki gihe ni ukwirengagiza no guhinyura ibyo kuzigama, bakabyitiranya n'ubugugu no kwimana. Ariko kuzigama bigenda no kugira ubuntu. Ubuntu nyakuri ntibubasha kuba aho kuzigama kutabaye akamenyero. Ubuntu nyakuri ntibubasha kuba aho kuzigama kutabaye akamenyero. Ntawe ukwiriye gusuzugura icyigisho cyo kuzigama no kumenya yuko kubika utuntu duke ari ingenzi. Abantu benshi baravuga bati njye ntabwo nazigama, ati nsagura ubusabusa, undi ati njye nsagura ubusa. Nyamara kuzigama ntabwo ari ngombwa ngo usagure amafaranga menshi. Duke duke ugenda ubika turagwira. Icya kabiri, nta nubwo rega wagira ubuntu, nta nubwo wabona icyo uha abantu ngo bafashe kandi mu by'ukuri nawe nta kintu wazigamye. Aha rero biragendana. Umuntu uhora agira ubuntu kandi agahora abona icyo atanga ni uko aba afite icyo n'ubundi ahora yarabitse. Ibyo ngibyo bigomba gusobanuka neza. Icya kabiri, kuzigama ntabwo ari ngombwa ngo tubike amafaranga yasagutse, oya. Ahubwo kuzigama nk'uko icya 10 n'amaturo bitangwa mbere umuntu akimara kubona amafaranga cyangwa se kwinjiza umutungo, no kuzigama nabyo ni intambwe ikorwa mu bya mbere. Ugahitamo amafaranga runaka, ubutunzi runaka, umubare wemeje, ugahita ubuzigama. Ibisigaye, amafaranga yose asigaye cyangwa se umutungo wose usigaye niwo ukoreshamo bya bindi. Ni ukuvuga ngo wamaze gukuraho iby'ingenzi byose bishoboka ndetse wanizigamiye, noneho amafaranga asigaye niyo uzaguramo ibyo kurya, niyo uzakoreshamo mu ngendo, niyo uzaguramo amayinite. Ibintu byose bisigaye uzabikora muri ayo ngayo. Ikosa abantu bakora ari nayo mpamvu kuzigama bibananira, bigahora bibananira, ni ukubera ko batazigama mbere. Bashaka kuzigama nyuma utwasagutse kandi ntabwo tujya dusaguka. Nyamara babikoze mbere bakabigira ihame byakunda. Umusore wese n'umwana wese bakwiriye kwigishwa kwandika neza ifaranga ryose rije n'irigiye. Bitari ugupfa kwandika gusa, bakwiriye kwiga uburyo bwiza bwo gukoresha amafaranga mu gihe bayakoresha, yaba ayo bahabwa n'ababyeyi babo cyangwa se ayo bihahiye ubwabo. Abahungu n'abakobwa bakwiriye kwiga kwirobanurira imyambaro yabo no kuyigura, n'ibitabo n'ibindi bakennye. Kujya bandika ibyo bakoresheje bizabigisha uburyo bwo gukoresha amafaranga biruse uko babyigira mu bundi buryo. Iki ngiki ntabwo ndi bugitindeho cyane kuko nagisobanuye, ibijyanye no kwandika amafaranga yose dusohora. Haba ubwo abana bacu babona ubufasha butabafitiye umumaro mwinshi. Abirwanaho bari mu ishuri rikuru nibo banezezwa n'ibyo bungutse kurusha ababihawe n'abandi, kuko baba bazi agaciro kabyo. Ntidukwiriye guhora dutunze abana bacu kugeza ubwo batabasha kugira icyo bamara. Nanone iri ni isomo rikomeye ababyeyi bagomba kwiga by'umwihariko. Ntabwo ngo tugomba guhora dutunze abana bacu kugeza ubwo batazabasha kugira icyo bamara. Ahubwo tugomba kubigisha gushaka amafaranga ndetse no kuyakoresha. Ababyeyi baba bananiwe inshingano yabo mu gihe bapfa guha umusore wese ufite imbaraga z'umubiri amafaranga kandi bakayamuha uko babonye, kandi afite imbaraga z'umubiri, ngo ajye mu ishuri ryisumbuye kwigira kuzaba umugabura cyangwa umuvuzi, ataragira umurimo w'ingirakamaro akora umuruhije. Abantu bagiye kujya muri za kaminuza, bagiye kwiga imyuga itandukanye, bagiye kwiga kuba abavuzi n'iki. Rero kwihutira kumuha amafaranga yo kwishyura muri iryo shuri, nyamara utari wanamuha umurimo ngo abashe gukoresha imbaraga ze, abashe gushaka amafaranga, amenye uko bivuna, amenye uburyo bwo gukoresha amafaranga no kuyagenzura, ngo ni ikosa rikomeye. Ababyeyi baba bananiwe inshingano yabo mu gihe bapfa guha umusore wese ufite imbaraga baka amafaranga y'ishuri uko yabonye, ngo uko biboneye ngo ajye kwiga.
turacyari kubisoma n'ubundi mu gitabo cy'inama zigirwa itorero. Rero Imana yatanze inama nyinshi kandi ababyeyi benshi kuri ino ngingo ntago bahagaze neza. Rero reka ababyeyi bongere bisuzume, ndetse si ngombwa gutegereza ngo umwana asoze segonderi. Kuva umwana akiri muto tangira umwigisha gukora ibintu runaka, biba akarusho ari n'ibintu bishobora no gutuma yinjiza amafaranga, cyangwa nawe umuhe imirimo runaka ujye unamuhemba. Aho niho hambere uzahera umwigisha gutanga icya cumi, amaturo no kuzigama ndetse no kugira ubuntu. Reka dukomeze dusome umwuka w'Imana twumve icyo waduhishuriye. Ingeso yo gukunda kwinezeza cyangwa kutamenya gushyira mu gaciro ku mubyeyi bishobora guhora bimaraho amafaranga, nyamara uwo mutegarugori aba atekereza yuko akora neza kuko atigeze yiga kwifata mu byo ashaka cyangwa mu byo abana be bashaka, kandi akaba atigeze yigishwa uko yakwifata mu by'urugo. Aho niho ab'urugo rumwe bashobora gukoresha amafaranga inshuro ebyiri yaba ahagije ab'urundi rugo rutunze abangana n'ab'urwo. Biratangaje cyane usanga ingo zimeze kimwe zitunze abantu bangana, bamwe bari gukoresha amafaranga yikubye inshuro ebyiri kubwo kutamenya kwitegeka no kwirinda. Uwiteka yanejejwe no kunyereka ibibi bituruka ku ngeso zo gupfusha ubusa amafaranga, kugira ngo mpugurire ababyeyi kwigisha abana kuzigama bakomeje. Mujye mubigisha yuko gukoresha amafaranga mu byo badakeneye ari ukuyigomwa icyo yari gukoreshwa gikwiriye. Ni ukuvuga ngo niba amafaranga akoreshejwe mu bintu bidakwiriye, ni nk'aho uba uyibye, hari ikindi kintu uba utumye kitabaho, cyangwa se icyo bari kuzayakoresha kizima ubu yakigomwe. Nicyo ano magambo asobanuye. Tujye gukomeza mu gitabo cy'inama zigirwa itorero, paje 195 mu gitabo cya Soft. Ni inama igirwa noneho umugabo n'umugore ku byerekeye amafaranga ndetse n'uko bakwitwara, by'umwihariko igihe umwe ari we wenyine yinjiza amafaranga undi atayinjiza. Mbese bagomba kuyakoresha gute? Bagomba kuyasangira bate? Reka tubyumve. Bose bakwiriye kwiga kwandika uko amafaranga akoreshejwe. Bamwe birengagiza kubikora ngo ntacyo bimaze, ariko nibyo bibi. Amafaranga yose yakoreshejwe ni ngombwa gusobanura neza icyo yakoreshejwe. Bishoboka yuko uyu munsi waba ufite amafaranga yo gukoresha mu bigutunguye no gufasha umurimo w'Imana. Byari gushoboka iyaba warazigamye nk'uko bikwiriye. Umugabane w'igihembo cyawe ukwiriye kubikwa buri cyumweru, ntugire ubwo uyakoramo keretse uyakeneye bibabaje, cyangwa se ukayatura uwaguhaye ari we Mana. Amafaranga wabonye ntiyakoreshejwe mu bwenge ngo uyazigame. Uyazigamiye igihe uzaba urwaye cyangwa ab'urugo rwawe bagize icyo bakenera ngo uyagikoreshe. Ab'urugo rwawe bakwiriye kugira icyo bizigira mu gihe ugeze ahagukomereye. Rero kuzigama ni itegeko, kandi kutabikora uba uri kwirengagiza inshingano, kandi ingaruka zibaho ni uko urugo rwawe iyo rugeze mu bihe bikomeye rurajegajega. Mukwiriye gufashanya. Ntutekereze ko ari byiza gukomeza imigozi y'uruhago rw'amafaranga ngo utagera yuho umugore wawe. Ahubwo ukwiriye kugira amafaranga uha umugore wawe buri cyumweru, maze ukamureka akayakoresha ikimunejeje. Ntiwigeze umuha umwanya wo gukoresha ubwenge bwe cyangwa igitekerezo cye, kuko utazi neza inshingano y'umugore. Umugore wawe afite ubwenge bw'agatangaza kandi buzi kuzirikana. Jya uha umugore wawe ku mafaranga ubona. Reka nawe ayagireho urutabi abaye, kandi umureke ayakoresha uko ashaka. Yari akwiriye kuba yarahawe uburenganzira bwo gukoresha ayo abonye nk'uko yumva mu bwenge bwe bimubereye byiza. Iyo agira amafaranga ahabwa ngo ayakoreshe nk'aye bwite, atarebwa nabi, mu bwenge bwe haba harakuwemo uburemere bukomeye. Rero inshuti muvandimwe, biratangaje cyane ko izi ngingo zose turi kubona kandi zinakomeye cyane, zose Imana zitanzeho umucyo. Hano bavuze by'umwihariko ku mugabo n'umugore igihe bose binjiza amafaranga, buri wese agomba kubara neza ibyo akoresheje akanabyandika. Indi nama natanga, ni ingenzi kwandika buri kimwe cyose. Urugero, niba winjije 100 cyangwa 200 mu kwezi,
hano bagiye bavuga ibyo uzajya ukora buri cyumweru. Aha ni mu gihe nyine mwinjiza amafaranga buri cyumweru, cyangwa se niwo muco w'abazungu b'abanyamerika guhembwa buri cyumweru cyangwa inshuro ebyiri mu kwezi gutyo gutyo. Ariko hano muri Afurika cyangwa se by'umwihariko mu Rwanda abantu benshi bahembwa rimwe mu kwezi. Rero bari bari kwerekana ko byibura buri kwezi hari umugabane ugomba kubikwa ntukorweho wo kuzigama. Ntabwo ugomba, niyo mpamvu umuntu yagakwiye no kuyazigama ahantu bimugoye kuzongera kuyakoraho. Byanashoboka ugafunguza icyo bita konte boroke, amafaranga ukayaboroka ntupfe kuyahabwa uko wiboneye. Ibyo bizagufasha. Ikindi cya kabiri hano bavuzemo, ndagira ngo mbishimangire kandi kugira ngo Imana idusobanurire cyane kuri iki kintu. Igihe noneho umugabo ari we wenyine ukora cyangwa umugore ari we wenyine ukora, abantu benshi iyo bakundana basezerana ivangamutungo. Nyamara abantu benshi iyo bageze mu rugo ivangamutungo ntabwo barishyira mu bikorwa, ahubwo wa wundi ukora akazi ariya amafaranga yose akabara karaye wenyine. Nyamara kuvanga umutungo nta kindi bisobanuye, ni uko buri kimwe cyose mugomba kugisangira. Ya mafaranga wakoreye ku kazi burya ntabwo ari ayawe nk'umugabo, ahubwo ni ayawe ndetse ni n'ay'umugore wawe. Nk'uko nawe ushobora gufata amafaranga runaka mu yo wahembwe ukayakoresha icyo ushaka, ukaguramo amayinite ugasuramo umuntu runaka, ni nako n'umugore nawe akeneye amafaranga nk'ayo. Ni nako nawe akeneye amafaranga ye runaka uzajya umuha akayigengaho. Ariko abagabo benshi nubwo batabizi, ariko ikibibatera ni ukwikunda, ni inarijye, ni ukwizirikana ubwabo gusa, nta kintu na kimwe bagenera abagore babo. Bigatuma rero wa mugore ahora yumva atanyuzwe. Amafaranga ashobora kugera mu ntoki ze gusa ni amafaranga yo kujya guhaha, maze kuko umugore abona ko nta handi hantu azakura udufaranga na duke, ikivamo ni uko ajya kugura abyeta, akagenda abyeta akagavura. Mutekereze namwe, yaba umukozi ukora mu rugo arimo araharanira kugavura ngo agire utwo asagura, ariko n'umugore wawe mwashakanye nawe agasanga nta kindi gisubizo ashobora gukora ni ugubyeta no kugavura, ndetse agatangira kubarwaho ibyo byaha by'ubujura ndetse n'amanyanga. Ariko byose bitewe n'umugabo wikubira amafaranga ntagire icyaha umugore we. Nicyo hano bashatse kuvuga ngo ntabwo ugomba gukomeza imitsi y'uruhago rwawe, ugomba kurekura. Niba umugore nta kintu afite cyo gukora, ugomba kugira amafaranga umugenera ya buri kwezi, maze nawe akayakoresha ikimunejeje. Niko hano bavuze. Ibyo ngibyo ngo bizatuma mu bwenge bwe havamo uburemere bukomeye. Rero abagabo bakiteho, ndetse niba nawe uri umugore, umugabo wawe nta kintu na kimwe akora, akaba atarabasha kubona ibyo akora, jya ugira ayo umugenera runaka atandukanye n'ayo guhaha, atandukanye n'ay'ikindi kintu icyo ari cyo cyose, nawe ayinezezemo bitari ukwinezeza, ahubwo yakoreshe icyo yumva kimubereye cyiza. Imana ishimwe cyane ko yatanze umucyo kuri izi ngingo zose. Rero nk'uko nahoze kare mbivuga, udashyira umucyo mu bikorwa cyangwa ngo akurikize inama z'Imana, ingaruka zibaho n'ubundi ntabwo agomba kuzitirira Imana, kuko Imana yo biragaragara ko ntacyo itakoze. Yaduhishuriye buri kimwe cyose, ni ahacu ngo tubikurikize kandi tubishyire mu bikorwa. Rero ngiye kubisubiramo mbere y'uko njya ku ngingo zisoza. Igihe umugore wawe ku mafaranga ubona, bizanamurinda kugwa muri bya byaha bitandukanye byo kugavura no gubyeta. Icya kabiri, reka nawe ayagireho urutabi abaye, kandi umureka yakoresha uko ashaka. Yarakwiriye kuba yarahawe uburenganzira bwo gukoresha ayo abonye nk'uko yumva mu bwenge bwe bimubereye byiza. Iyo agira amafaranga ahabwa ngo ayakoreshe nk'aye bwite, atarebwa nabi, mu bwenge bwe haba harakuwemo uburemere bukomeye. Tugana ku musozo w'icyigisho rero, tugeze ku magambo avuga ngo abafite ubutunzi bafite inshingano ihoraho bahawe n'Imana yo gufasha abakene n'abatagira kivurira. Tugiye kubira mu gitabo cy'Inama ku Busonga paje 146. Inshingano yo gufasha abakene, abatagira kivurira, ni inshingano dutegekwa n'ijambo ry'Imana, kandi kutayikora nabyo ni icyaha, by'umwihariko abafite ubutunzi. Reka tubire mu magambo arambuye muri kino gitabo cy'Inama ku Busonga. Imana ibinyujije muri Ellen White yaranditse iti: ni umugambi w'Imana ko abakire n'abakene bahuzwa n'imirunga yo kugirira abandi impuhwe ndetse no kubunganira. Ifitiye umugambi buri wese ku giti cye. Yageneye
umurimo abazayikorera bose. Iradusaba gushishikarira gufasha buri wese ubabaye cyangwa kumara ubukene uwo tuzabasha kumenya wese. Birumvikana rero yuko ntabwo tugomba kugabanya ubukene bw'abantu gusa, ahubwo tugomba kugira intego yo kumara ubukene uwo tuzabasha kumenya wese. Ni inshingano itoroshye, ni inshingano isaba kwiyambura inarijye yose no kureka kwikunda. Ariko by'umwihariko ufite byinshi azabazwa byinshi. Wowe ufite ubutunzi, abantu bakaba babikubwira cyangwa nawe ubyibonaho. Iyi nshingano igomba kukuremerera cyane kuko Imana izakubaza ibyo byose yagushyize mu biganza. Kandi kuko nawe uramutse witegereje, ibyo ufite ntabwo ari byo kugutunga wowe ubwawe gusa. Niba rero uri kubona neza ko n'ubundi birenze ibyo ukeneye, ukaba ubasha kugira ibyo usagura, ndetse yewe byinshi cyangwa bike, zirikana inshingano ufite ku bandi. Reka twumve hano uko Imana yarushijeho kubisobanura no kubyagura. Umwami wacu Yesu Kristo yari umutunzi, nyamara yahindutse umukene ku bwacu, kugira ngo mu bukene bwe abone uko adutungisha. Ategeka abantu bose babikijwe imigisha y'igihe gito, ariyo ya hano ku isi, gukurikiza urugero yatanze. Yesu aravuga ati, abakene murahorana iteka, kandi igihe cyose mushakiye mushobora kubagirira neza. Ubukene n'ubuhanya biri mu isi bihora biturarikira ubudatuza, kugirira abantu impuhwe no kubagaragariza imbabazi, kandi gufasha abashavuye n'abababazwa ni umurimo umushimisha kurusha iyindi yose. Aravuga ati, mbese si uko waha umushonje umutsima wawe n'umukene wameneshejwe ukamujyana iwawe? Cyangwa igihe ubonye uwambaye ubusa ukamwambika, kandi ntiwirengagize mwene wanyu? Tugomba gufasha abarwayi, tukagaburira abashonje, tukambika abambaye ubusa, kandi tukigisha injiji. Hariho abantu benshi bivovotera Imana kubera ko mu isi huzuye ubukene n'umubabaro. Nyamara Uwiteka niwe Mana igira neza, kandi yifuza yuko abo yaremye bose bamarwa ubukene binyuze mu bayihagarariye, ari nabo bantu yabikije ubutunzi bwe. Yateganyije byinshi byo kumara ubukene bw'abantu bose, kandi iyo abantu badakoresha nabi impano ze, ndetse ngo mu kwikunda kwabo bazigundire banga gusaranganya na bagenzi babo, nta muntu n'umwe uba uhura n'ubukene. Uvuga ngo iyo abantu badakora ibyo ngibyo, bakagira ubwugu no kugugubiriza no kwikubira, mu by'ukuri muri iyi si nta mukene twakabaye dufite. Tugeze ku magambo avuga ngo tugomba kwirinda kumenyereza nabi abashobora kugira icyo bimarira, kuko bituma banga gukora, bitwaje ko n'abandi batazemera ko bababazwa n'ubukene. Tugiye kubisoma mu buryo burambuye mu gitabo cy'Inama ku Busonga paje 149. Ibihe byinshi umutungo wagombaga kwegurirwa gukora umurimo w'ivugabutumwa ukoreshwa ibindi bintu utagenewe, mu gitekerezo cyo kwihenda ko bari gukora ibikorwa byo kugira neza. Dushobora kwihenda igihe duha abakene impano zitari bubabere umugisha, ahubwo zituma biyumvisha ko badakeneye gukoresha imbaraga zabo no kuzigama umutungo wabo, kuko bibwira yuko abandi bantu nabo batazemera ko bazababazwa n'ubukene. Ntidukwiriye guha urwaho ubunebwe cyangwa ngo dushyigikire umuco wo gushimisha kamere binyuze mu gukoresha amafaranga mu byo turarikiye. Nubwo abakene bakwiriye gufashwa koko, batagomba kwirengagizwa, igihe cyose bishoboka bose bakwiriye kwigishwa kwifasha. Agakiza k'imitima yabo niwo mutwaro dufite mu murimo wacu. Iyi niyo mpamvu yatumye Kristo atanga igitambo gikomeye, kandi niyo mpamvu mu buryo bw'umwihariko idusaba gutanga. Impamvu y'umutwaro w'ubugingo bw'abantu, ntabwo ikigomba kuturaza ishinga cyane ari ukumara abantu ubukene bw'umubiri, ahubwo ikigomba kuturaza ishinga cyane ni inshingano tubafite ku bijyanye no gukizwa kw'imitima yabo. Nk'uko kandi ngo ibyo ari byo byatumye Kristo nawe atanga ubugingo bwe, iyo niyo mpamvu natwe igomba kudusaba by'umwihariko kwita kuri abo bantu. Rero umwuka w'ubuhanuzi warushijeho kubisobanura neza, aho bavuze ngo igihe abantu bamwe bahisemo kudakora, ntabwo bakwiriye gufashishwa guhabwa iby'ubuntu,
ahubwo icyo tugomba gukora ni iki? Bagomba kwigishwa kwifasha ubwabo. Tujya kubisoma mu gitabo cy'inama ku busonga paje 148 ndetse na paje 149. Ari nawe ati Imana yamunyuzemo yandika amagambo akurikira: umuco wo gufasha abagabo n'abagore batagira icyo bakora, babaha impano rwihishwa cyangwa amafaranga yavuye mu mutungo w'itorero, bibashyigikira mu kamenyero kabo kabi. Iyo migenzereze ikwiye gutekerezwaho maze ikirindwa. Umugabo wese, umugore wese ndetse n'umwana bakwiriye kwigishwa gukora imirimo ifatika kandi y'ingirakamaro. Rero ntabwo bose bagomba guhora batekereza ko bagomba gufashwa. Oya, ahubwo bagomba kwigishwa imirimo y'ingirakamaro, ubutaha bakabasha kwifasha. Bose bakwiriye kwigishwa umurimo w'ubucuruzi ku rwego runaka. Umuntu umwe ashobora kuvuga ati se kuko umuntu yabigisha iki? Hano umwuka w'ubuhanuzi watanze inama, waduhaye n'ingero ngo bose bakwiriye kwigishwa umurimo w'ubucuruzi ku rwego runaka. Uwo murimo ushobora kuba uwo kuboha amahema, ushobora kuba undi runaka ubyara inyungu. Nyamara bose bakwiriye kwigishwa gukoresha imbaraga zabo bagamije kugera ku ntego runaka. Kandi rero Imana yiteguye kongerera ubushobozi abantu bose bazimenyereza gukora imirimo bahanga ibintu byabo. Ntitugomba kuba ibyangwe ku by'umwete, ahubwo dukwiriye kuba abanyamwete mu mitima, tugakorera umwami nk'uko biboneka mu gitabo cy'Abaroma igice cya 12 umurongo wa 11. Imana izaha umugisha abantu bose bazakomeza kurinda ubushobozi bwabo bwo guhindura abandi muri icyo cyerekezo. Rero hari abantu babwirwa yuko gufasha ari ingenzi kandi ko twese tugomba kugira icyo dukora ngo dufashe abandi, maze ugasanga icyo nicyo cyonyine bashyize imbere. Ugasanga buri gihe bihutira gufasha uwo babonye wese, bakamuha ubufasha nyamara butazigera bugira icyo bumumarira. Niyo mpamvu ari ingenzi no gusobanukirwa ngo turi gufasha nde, tukamenyana n'uwo muntu. Igihe tubonye agarutse tukagira amahirwe yo kumuganiriza. Kandi ubufasha bukomeye Imana iha agaciro ni ukumufasha kugira ngo agire icyo yifasha. Naho ubundi ukomeza kumurundaho ibintu bizatuma yumva ko ubuzima ari ubwo ngubwo. Tugomba rero no kuba maso. Biragaragara ko Imana yakoze ku nguni zose, niko nabivuga. Imana yakoze ku nguni zose. Gufasha ni ingenzi, kugira ubuntu ni ingenzi, ariko no kuzigama ni ingenzi, ariko no gukora kugira icyo winjiza ni ingenzi. Ariko no mu gihe ugiye gufasha, umurongo waraciwe. Tugomba kumenya uko dufasha kandi tukamenya ko ubufasha burusha agaciro ubundi ni ugufasha umuntu kugira icyo yifasha. Ahari bishobora ushobora no kutabasha kumwigisha iriya myuga bavuze, ariko ushobora kumuganiriza, ushobora kumugira inama, ushobora kumusengera. Inshuti bavandimwe, mureke gutanga ubufasha bwo kwikuraho umuntu, ariko kandi niba umuhaye n'ikintu gifatika cyangwa se amafaranga, ese ubufasha umuhaye koko bwamufasha cyangwa ni ukumwikuraho, ni ukumupfumbatisha igiceri cya 20 cyangwa icy'ijana? Oya, ubufasha bwose dutanga dutekereza neza, turebe niba koko turi gutanga ubufasha bushimwa n'Imana. Unibaza uti mbese niba uyu ari umushyitsi Imana inyohereje ngo kuko mufashe, niba ari Yesu ungezeho anyuze muri aba bantu, mbese ubufasha ndi kumuha buragaragara bute mu maso y'Imana? Ariko kandi usenge cyane kugira ngo Imana iguhishurire ubufasha nyakuri wafashisha uwo muntu. Rero nshuti muvandimwe, icyigisho cyacu cy'uyu munsi kirangiriye aha ngaha. Uwiteka niyongera guca inzira, tuzongera kwigana n'ibindi byigisho bitandukanye bidufasha gusobanukirwa neza amahame twibazaho ibintu byinshi nyamara yahishuwe mu buryo burambuye muri Bibiliya ndetse no mu Buhanuzi. Rero ndakurarikira kugira ngo iki cyigisho niba cyagushimishije ugifashishe n'abandi bose, ndetse n'abana bawe uzakibahe bakige neza, abasore by'umwihariko bakige, kugira ngo Imana irusheho kuduhishurira ndetse no guhindura imibereho yacu binyuze mu ijambo ryayo. Inshuti muvandimwe, reka dusoze icyigisho dusenga. Mana yacu, turagushimiye cyane ko uduhaye andi mahirwe kandi ukaba utwigishije ubutunzi bwinshi cyane bungana butya. Turagusaba ngo udushoboze kubishyira mu bikorwa bihindura imibereho yacu, atari ukugira ngo icungamari ryacu rirusheho kugenda neza gusa, ahubwo ari no kugira ngo turusheho kukwitegura mu buryo bukwiriye. Dushoboze rero kugira ngo bihinduke imibereho yacu, kandi abazatubona bazabikuremo icyigisho nacyo kizahindura imibereho yabo, kugira ngo uzatunguka ku bicu ubwo uzaba ugarutse tuzaba twiteguye kugusanganira. Tubisabye Imana Data mu izina rya Yesu, amen.